Amakuru meza muri Rayon Sport kabisa nuko tugiye kwa twarira hamwe amakuru mbere na mbere n'umukino wa Rayon Sport yakomeje kwitwa neza aho yatsindaga ikipe yamuhaze ibitego bibiri kuri kimwe. Tugiye kusesengura turebe ngo Rayon Sport se itsinda gute Rayon Sport kugira ngo ibone igitego bisaba iki kugira ngo Rayon Sport yubake umukino igere imbere zamu. Ese bisaba iki? Ese Robertinho aba yapanze iki kugira ngo igitego kiboneke? Niwe tugiye kureba hamwe turareba Robben Ngabo ugiye kwa SG Rayon Sport kabisa. Ayo ni amakuru nayo dufite hano ku meza kabisa. Izo ni update mbambagezaho. Umukino wa derby wakomeye cyane kurushaho kabisa nyuma yuko APR FC yanganyaga kandi yari ifite ubushobozi bwo kuba yakipinga win kabisa, ikaba yanganyije. Ibyo nabyo ni komeza derby kuba mukeba arimo aritwara neza, ariko umukeba wundi akaba atameze neza cyane. Urumva ko abari ikintu abarimo kabisa derby hari ukuntu izakomera kurushaho. Ngira ngo reka dutangire twitereke tuvuge tutireka dutangire abafana ba Rayon mukiri hano mu cyumba makuru kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Nanjye ndiye ko nagira icyizere cyangwa se tegire commentaire kabisa ya ku rwego rwo hejuru. Ariko Rayon Sport ikintu cya mbere irimo iricisha amakipe ni mediane kabisa. Irimo uriya musore w'umurundi Richard kabisa. Hari binakora ariko abantu benshi atajya babona burya aba mediate ntago bajya kunda kuvugwa cyane. Rimwe na rimwe usanga kubera nyine baba badakunze gutsinda ibitego byavugwa uwatsinze igitego ni nacyo gikimpinga game kabisa. Ariko umusore Richard w'umurundi ngicyo ntacyo nabwira fana Rayon Sport, ni muzima cyane uko uya n'umusore akunda gutanga imipira iri danger iri risque, kuko akora passe transversale cyangwa se zira passe ndende, zira passe zikasarinye kabisa. Iriya passe yanyuze ku bakinnyi batatu ba adversaire bivuze ko ari avantage kuri Rayon Sport kabisa. Uhita wumva ko hagiye kubamo je iri direct. Urumva ko iyo passe ishobora gukuraho abakinnyi ba opponent ari gukina na Rayon Sport. Urumva ko aba ari avantage kuko abakinnyi bahita bagabanyuka muri departement y'ubwugarizi, kuko utumva ko nimba atanze passe muri metero 30, urumva ko iyo passe ishobora kunyura ku bakinnyi batatu adversaire. Iyo passe ishobora kuba yatanga espace ku bakinnyi bari gukina kuri attaque. Urumva ko uwo ni umusore ufite karite nyinshi zitandukanye, twakoresha n'ubwenge bwinshi, akina nka Piero, umusore kwizera Piero akiri mushya kabisa, akiri umusore. Uriya ni umusore nawe ukoresha ubwenge. Hano yakinyi batuma Rayon Sport umukino ugenda neza. Ujya muri RKV ntago ajya atakaza baro mu buryo budasobanutse. Muri RKV n'umukinyi ugumana baro n'umukinyi uri gukinisha imana, agakinisha hagati mu kibuga neza. Muri RKV baro burya ntago ikimuva. Muri RKV n'umukinyi uzi ufite imbaraga z'umubiri, akaba ari ibindi bintu mba mbona biro bifasha Rayon Sport kabisa. Rayon Sport ugifite squad ikora neza cyane. Rayon Sport kabisa ubona ko nimba umukinnyi nka Sefa ashaka kubara neza atazakina yaza agatsinda ibitego bibiri, urumva ko hari ikintu kimeze neza. Rayon Sport ifite squad iri player kabisa, squad iri imeze neza cyane, iri dangerous. Rayon Sport amwe mu hantu nanone ikora neza ni muri attaque. Rayon Sport burya muri attaque ikora neza, burya abawinga ndetse na muri cyane faringanye kabisa, ufite karite zigera kuri ebyiri, kuba yatsinda igitego ndetse akaba yanakora individual ku giti cye, akaba yacenga umuntu one on one, azi no gukina, azi gucenga, azi n'umupira kabisa. Ubona ko arakina nta kibazo, azi kuba yatwara baro akaba yayijyana mu mande. Niyamba bwire ngo Rayon Sport irimo irakina umupira kabisa, kuko Rayon Sport derby irakomera kurushaho cyane. Ikintu nakomeza kubabwira nuko umusore Robben Ngabo agiye kwa SG Rayon Sport agakomeza imirimo yakoraga mbere yuko aho n'inyuma yuko yari amaze kugura abakinnyi barimo Farenganye, Youssou Diagne ndetse na Omar Nyinge. Abayobozi ba Rayon Sport bakabona ko ari umusore wabigenje neza kabisa, ko arazanye abakinnyi bari gufasha Rayon Sport. Icyo ni nababwira nuko Rayon Sport ibigenye na derby amatike akomeze kugwa cyane. Uyu munsi ashobora kuba ashize kabisa.